neza cyangwa umubwira uti nkunda kimwe mu gice cy'umubiri wawe akenshi ngo biramubabaza ni ikihe gice cy'umubiri we afite ukunda kurusha ibindi mwitegereze neza utamubeshye aha ndaje akabazo koroshye uzi ikintu umukundira nkunda amabere ye ukunda amabere yes rwose kubera yuko hari igihe uba ufite n'utwo dukeya kubera n'umutima mwiza mwifitaniye ubwo wakorera igihumbi uragenda rwose ukagifata tisheri wanjye tugere dusangire icyo nabonye ugasanga ibintu ni byiza urumva kandi noneho nimba uba ukoreye bitanu ukamujyana mu isoko ukamugata ingano tugiye mugura agakanzu keza sheri wanjye kakamushimisha kurusha ko wamutwara mu modoka cyangwa nko kwiyo moto nayo ugira n'iryo gare naryo ugira mukigena n'amaguru mwiganira nta kibazo yego ijambo kubomora urarizi ateye neza teta wahagurutse gareba teta wahagurutse wahagurutse sheri wanjye haguruka ariko teta haguruka ariko mwamureba mutazamunwara mvuze ngo n'imiti ntibayifata n'imiti ntibayifata nta n'icyo bazimarira yes reka mbasuhuze bifuriza gukomeza kugubwa neza mwese tugenda tubana hano ku murongo wa Tiote official neza navuze ni uyu munsi ntago nzongera kujya nkorera inkuru mu mujyi wa Kigali nzajya nambuka nge no kuzikorera mu cyaro turi mu karere ka Bugesera bagabo mumeze muti turaho turakoma neza yego naje gusura couple cyangwa se abantu bakundana ariko batitaye ku bushobozi bafite bitaye ku rukundo kurenza kuvuga ngo abantu bafite amafaranga menshi babana rwose batitaye ku baca intege urukundo rwabo rugera kure ndabeshya oya nago beshya nibyo mwitwa bande banyita mwumva neza Yohana bareba muhana ariko niba bitakugoye nitwa mwumva neza Yohana yego sheri wawe yitwa Agnes yitwa Agnes ariko mumeze neza pe tumeze neza turashima Imana igitekerezo cyo gukundana cyaje gute igitekerezo cyo gukundana nyine ni ukuvuga ngo ukuntu cyaje kwa kundi uhura n'umuntu nyine mu nzira pe kumva uramukunze ukagenda umwiyegereza gake gake yes kandi ikindi buriya nawe arankunda arabizi siko rata arya bambwiye ngo yitwa teta yego yitwa yego rata teta niki kintu ukundira teta ikintu nkundira teta aritonda cyane kandi acisha bugufi akunda gufasha abantu kandi ikindi iyo dufite n'akabazo gutya kuntu hagati yanjye nawe turagakemura nta bindi bibazo bijemo yego iyo sheri wawe umubwiye ko hari ikintu umukundira nturamuke umubwiye ko ateye neza cyangwa umubwire uti nkunda kimwe mu gice cy'umubiri wawe akenshi ngo biramubabaza ni ikihe gice cy'umubiri we afite ukunda kurusha ibindi mwitegereze neza utamubeshye aha ndaje akabazo koroshye uzi ikintu umukundira nkunda amabere ye ukunda amabere yes none ntago nakubesha pe muri kubiseka nkaho uri kubibeshya wagira ntago wari warigeze nakubesha kuko teta yisaseka nkaho utari wigeze ubimubwira wagira ntago ujye umutera imitoma oya ndamukunda pe nkunda kumutera imitoma uretse ko nyine biba bitoroshye hari igihe nyine akunda kuzana ibintu byo kurakara cyane ariko teta ashobora kuba ateye neza teta wahagurutse gareba teta wahagurutse sheri wanjye haguruka teta haguruka ariko mwamureba mutazamunwara sheri wanjye ukuntu teta ararenze urabona ko yongere yicarire ntarebe yicarire de yego ubuzima mubayeho nyine mubayeho mu buzima bumeze gute ubuzima nyine tubayeho n'ubuzima bugoye urabona ko tuba tungana tumaze gukura kandi urebye nta bufasha tuba tunafite yego ko tubona gutya turacumbitse
twibera mu nzu itabamo n'idirishya. Yego abasore usanga ikibazo ngiye kubaza, usanga abasore bandi bafite n'amafaranga baba no mu mijyi ya Kigali bakodesha n'amazu manini meza, ugasanga nta bagore bafite, ariko mwebwe mubasha gukorera amafaranga makeya mukavuga muti reka tukibanire. Ibyo bintu mubifata mute, cyangwa se ni iyihe nama wagira abo bantu banze gushaka? Harimo ba Papa Sava, harimo babamenya, abantu b'abasitari bafite amafaranga ariko ugasanga ba Shafi, ugasanga banze gushaka. Mwumva mutabarusha ubugabo? Cyane rwose, kubera yuko hari igihe uba ufite n'utwe dukeya kubera n'umutima mwiza mwifitaniye, ubwo wakorera 1000 uragenda rwose ukagifata tisheri wanjye tugere dusangire icyo nabonye, ugasanga ibintu ni byiza. Urumva? Kandi noneho niba ubukoreye 5 kamujyana mu isoko, kamugata ingano tugiye mugura agakanzu keza sheri wanjye kakamushimisha kurusha ko amutwara mu modoka cyangwa nko kwiyo moto nayo ugira n'iryo gare naryo ugira, mukigena n'amaguru mwiganira nta kibazo. Yego. Ijambo kubomora urarizi? Kubomora? Okay, nago biratandukana. Mbariza Teta, mera mikoro Teta. Teta, ijambo kubomora urarizi? Ntaryizi? Ntabwo ujya wumva abanza bavuga ngo kubomora? Nabo babivuga ariko mbe ntago mbizi. Mwebwe akajambo keza ushaka nko kubwira umugabo we wumva wamushatse cyangwa se wumva umukumbuye, ubimubwira gute? Okay, shira ko namubwira yuko mukunda. Ukimubwira ngo uramukunda nubwo mwamuri mu murima mweta mutaha? Bitewe n'urukundo twaba dufitanye. Nyine urumva hari ukuntu mwamuri nko mu kazi ugahita ubwira ati ariko sheri buranda gukunda, tayari itamenya diro ntugwita mutaha. Yego. Mwari mwabyara cyangwa muri abajeni Marie? Ntabwo turabyara. Icyizere kirahari? Icyizere kirahari. Umukobwa ko mbonye avuga ngo reka aho niba waramushatse yaragiye muri bya bibora. Turacyari kwishakisha. Usanze warashatse sheri wawe yaragiye muri Onapo nk'imyaka 5, wakwihanganira kumarana nayo imyaka 5 mutari mwabyara? Imyaka 5? Sinzi ko nabyihanganira. Njye nabugisha ukuri kuko buriya iyo ubana n'umuntu urabona guhinga umurima ni wera, byagutera ikibazo kurushaho. Ni ukuvuga ngo utitaye ko umureba ntabwo wabana namara imyaka 5 atarabyara uzaramwirukanye? Nyine bitewe n'ukuntu nyine tuzajya kwa muganga, bibasanzwe dufite ikibazo batuvura. Usanze bakubwiye ko ubyara ariko umugore atabyara wabigenza ute? Wakwihangana ese ko nabamukunda nabigenzane nakore nyine. Ukazapfa utabyaye nka cya gitutsi? Ukazapfa utabyaye nka cya gitutsi kandi ufite undi muntu wakweranje? Ufite undi muntu wakweranje mukabyara? Ufite undi muntu nakweranje tukabyara. Ni ukuvuga ngo twabiganiraho. Yego. Anyemereye ko yenda nge mbyara yenda batabyara da. Akanyemerera akavuga ati sheri wanjye byenda ushaka undi mukobwa, noneho mukundane, umwana muzabyara nazamuzane tumurere. Nabyemera. Urukundo ruba hagati y'umugore n'umugabo, ikintu kibahuza ubundi ni iki? Ikintu kibahuza ni ukuryamana. Bahuzwa no kuryamana? Yes. Aramutse arwaye kuryamana ikaba bitagikunze, arwaye bakakubwira yuko azamara imyaka 2 atongeye kuguha umupuri, wamuca inyuma? Ubwo nyine ntago namuca inyuma, ariko nawe bitewe n'ukuntu anzi, yenda tukomeje tugakomeza tugakundana nk'uko dukundanye, ariko ibyo bintu bikamubaho, ntago namuca inyuma. Reka ko wavugishije ukuri. Reka we mwibarize. Uwo mugabo wawe aramutse atagukorera ibintu bugacya mu gitondo bakakubwira ngo yabaye ikiremba, wakomeza ukamukunda? Ihegereze mikoro tubwire kandi uvugishe ukuri. Nta kibazo. Arewe reba mu hano mbwiza ukuri. Reba mu hano uvugishije ukuri. Wakomeza ugakunda umuntu mutaryamana? Oya, ntago nabikora.
wamukunda ntiwamukunda? namukunda. Mutanaryamana ubishatse wabigenza ute? wabigenza ute ngo wagura kokombure? reka mbashimire, reka umuntu abashaka cyangwa se shaka nko kubaha ubufasha kugira ngo urugo rwanyu rukomeze rukure, yababona gute? nta phone mufite? ngo byabagendekeye, genda utagare imbere yawe. oya wibasebye. andika nimero y'aba bagabo mbasayidure turebe ko bazabona ubufasha. 078 0 252 602. yego wari uvuze ngo iki mukanya? naye mvuze ngo n'imiti ntibayifata? n'imiti nibayifata nta n'icyo bazimarira, ubwo se bazagira umunwa. wewe wimariye iki? Wanditse ubize, wewe wimariye iki? nditunze bo ntago bitunze. reka kuvuga ngo ubu bapfuye kera nuko babona bahagaze kundi barapfuye, kandi mbona ari uhagaze abandi baricaye. nukuvuga ngo aba bajama babanye neza, reba abana bikorera no ku musozi, ureba no ku musozi babihakorera kabisa. uzabakorera ubuvugizi bafite imana. abangani nabo birarira bugacya bakahirirwa. uzabakorera ubuvugizi kabisa turebe ko twabubakira inzu yo kubamo. sawa, ndabashimiye cyane. sawa, murakoze cyane bakunzi ba TT Official. nge nitwa Tripoti, tuzasubira ubutaha. ciao ciao.